Wow. Yes. Nari mbizi kuri aya mubeba atanyanga ubundi ahana ifaranga rikubise haroro. cyangwa buriya kiza bambwiriye iki twafite amafaranga ibyo se bimara iki cyabimbwiye iki kaza akanyishunguraho kanyiryaho reka nanera n'iseseme ubigeze gafite akazi keza gafite abahungu bakitaho nako n'ibigabo byaho kaza kaza kanera iseseme ngo gafite amafaranga ubundi kaba kabona bimariye iki cyabimbwiye iki reka wakavana hano kakanza imbere kari gatuma isukari yanjye izamuka rero numva kangiza ahantu naje gukarambirwa kukabona ubundi ubu kazatuma nsa neza kuko na siteresi zaho ubundi kabuze iyo kajya sike kazambuye imbere kakagenda mba nazi ibyo kanyigiraho reka nk'iriya botike yacu ihombye cyangwa kakagenda kakamba imbere ubundi kabuze iyo kajya kanyishongoraho kanyigiraho ibyo ntazi aha mayiseni kanyiryaho gafite inzobe nziza na botike nziza de kereka ihiye cyangwa igahomba cyangwa amafaranga yose gafite agashya ubwo kabibona ubundi ubu nzakora iki kugira kanze imbere narambiwe kukabona ndakanga ubundi karabizi ko nkanga nakundi nyine ariko da sinkavuge cyane n'ubundi kandusha amafaranga ubundi karayandusha kandi nta n'ikindi nakora gusa kereka ahiye cyangwa kagapfa nako kakagenda ariko da ngo wagira ngo ni umuvandimwe wanjye si iyo mukunda wabona baranamutoraguye simbizi ubundi buriya kavuye niko iwacu tutabyara abana basakuriyana simbizi shaka gusa nyine n'ubundi nubwo gafite amafaranga mbona ntacyo kamariye reka kamvuye nk'imbere kakoroma kakagenda kamva nk'imbere rwose naje kurambirwa kukabona ndabona amasaha yo guteka yegereje da ajya kugatekera akabona ibyo kaza kunungwa ubundi gataha kiyemeye kigize ibyo ntazi
Isa umeze neza nanjye ndi mushya muri iyi karitsiye rero banyita Manzi nkaba nyine nanjye naje muri iyi karitsiye ndi mushya bro nyine maze igihe kinini narashoje kwiga ariko nabuze akazi dore no kwirirwa mbunga naba ndi Kanombe none nanjye maze iminsi 2 nimukiye muri iyi karitsiye nimukiye muri no karitsiye vuba mutiyagana hara hepfo ntabwo mazi nyine kubera ndi mushya muri iyi karitsiye hepfo y'ura muhanda kuriya umanutse gatoya no muhanda uyu nguyu turiho tuvuyeho undi ukurikiyeho wa gatatu ubwo ni wa gatatu niho tuba nyine muri iyo karitsiye nanjye nitwa Peter mu rugo ni hano ngewe mu rugo ni hano noneho numve ko inzozi nari mfite ngiye zigiye guhita ziba impamo wari ufite izihe nzozi ubwo mfite inzozi nyine nawe Imana imaze igihe kinini hafi imyaka 3 yose niga akazi naka icyede narakabuze akazi karabuze mwana akazi karabuze ahantu hose none se ubwo muri iki gipangu nawe nakazi ufite ese usibye ko muri iki gipangu rega ibintu by'umusaza bari by'umusaza aha ni kwa papa wawe aha ni kwa Vie ntago ari mu uko umuntu akubonye wagira ngo inyuma yawe mwana reka aha ni kwa Vie ngiye nakubongira ngo wenda ni nk'akazamu ka hano reka aha ni kwa Vie wawe none se nakuntu wamumbariza iyo wawe hasi ukazamubwira akamana akazi nakuzamu ko natumye akazi kabari danje mwana nyine ngiye narangije kwiga nize nyine ibintu bijyanye n'ibintu by'ubwenjini narangije kaminuza hashize imyaka 3 niga ubwenjiniyeri ibintu byo kubaka ibintu bye bijyanye no kubaka gupima imihanda gupima ibibanza n'izi nzu mbona bari kubizana ndabizi byo n'izi ngizi zose urimo urareba izi zose nibyo wize ibyo bintu byose ndabizi rwose rero uganirije na Vie wawe nawe ukamunza nawe tukaba twaganira man bro havamwe akantu kazima kandi ndakeka twakora business yo kujya twubaka amazu tukayacuruza nabonye muri iyi minsi bigezweho cyane nyine abantu bari no gukunda kubigura cyane nk'abanyamahanga rero umuje na Vie wawe ushobora kumubwira nyine nkamubwira projet ukuntu biba bimeze tukaba twagira twakora akantu kazima papa iyo tuganira mba numva nta projet yo kubaka inzu afite keretse wenda nimba ari bya bindi by'abasaza Shanange ni mwiza tu wana wumve ngo ndabizi neza cyane twaburije konsora kare nawe ujye mutekerezaho ngaho sibimbwire neza numva ngikumbuye cyane ndahari none nugira ikibazo oya ndahari cyo oya nawe ntugandire gute se nambwira ngo ese ndabizi ko urataha ariko nyine nawe ariko nyine ndahari kugira ngo nyine nanjye ntabwo nzi ukuntu nabivuga ariko twari tunakumburanye cyane ndabona n'ikintu kimeze neza ubona narabaye mwiza cyane hari hashize igihe rega njye nawe tutabona zose uba wongeye kure nyine ntabwo ari cyane ariko kubw'akazi kenshi urumva ntabwo biba byoroshye amaze igihe afite kumubwira mu kubura gusa nyine ndamukunda cyane njye ntabyo uzi none byarenze indi ntera ntabwo wabishaka yego tunoze neza yego bitari yes ntabwo n'abantu wampaye amazi ariko sheri nawe nawe usiyari agafanta oya amazi hari niyo n'amata nshaka shu waka amazi niyo nshaka kabisa shira amazi ntabyo kugura
amazi koko cyane oya ndumva ntabwo bungoye mfite icyaka cyinshi nshaka amazi okay ushaka ntacyo kamurebe kumenya ufite imyaka myinshi byihoreye byari bikabije uhora hano irashira kariya gasozi uzi kugaterera ni ibintu bitoroshye nanjye ndabizi ko biba bigoye ariko nyine ugomba kuza ukareba umukunzi wawe uko byamera kose uramukumbuye ute se sha ariko twari igihe nicara mwumva turi kumwe nyine mu bitekerezo kumva turi nawe ariko nareba ngasanga ntabwo uhari ndi kuvugana nawe kuri fone gusa nkareba impamvu urumva nabura usanga abafite poroje zihishe wenda atigeze atubwira si yo kubaka inzu yo ntajya atubwira ariko muri make nshobora kuza kumubaza nkumva nimba hari igitekerezo afite gusa akazi ko karabuze nanjye nubwo mba namba ku musaza ariko nta kazi mfite si ibyo ko nyiri umuvuye aba afite akazi atwitaho ariko nta kazi gasanzwe mfite ubwo rero bro ubu sinzi ukuntu ubu ndi umutuzi ukuntu wese undyaza ubona yenze kubwo duhuye nyine uro muri iki gipangu wenda bigiye guhita bigenda neza ugahita unshakira akazi nanjye nkahita nagera gukora nyine nkajya nikorera akazi urumva bisa nk'ibigoye urumva kugoranaho bisa nk'ibigoye kugoranaho bisa nk'ibigoye akazi twabuze ahantu hose abantu benshi barasoje bo maze 3 hari n'abamaze 5 bitatu yonyine ni nawe mike se warashoje kwiga basi narashoje maze nk'imyaka 2 ariko ntabwo ibyo nize ndabubonera akazi man bro no bwa mbere duhuye sumbwiye ko witwa Peter Peter rwose nta kibazo witwa Peter yego shaman bro hari n'inshuti yanjye bita Peter nayo twarangirije kwiga yego ariko ubu ngubu nawe nyine we yabonye akazi ameze neza cyane cyane yego amahirwe rega batandukanye hari ubwo rero dusohoka niyo mpamvu nanjye vie wawe aje tukaganira tukagira ibintu tuganiraho mani njye namwumvisha poroje ukuntu inaryoshye ukuntu ifite n'amafaranga menshi akaba yabyumva nyine akaza tugakora akazi urumva nanjye uko bimeze ukumva nkora ku musatsi ukoze nshobora kukubwira umusaza aho nkora wenda akakuzana akakujyana ufite akazi se njye ndamufasha imirimo isanzwe uba uri gukora ibiki aba ari ugucuruza aracuruza hano mu mujyi acururiza mu mujyi yego ubwo rero nshobora kugufasha wenda nkamubwira akakujyana ariko wenda kubakaho ntabwo ndaganira nawe ngo nubwo afite igitekerezo cyo kubaka ni ibisanzwe nimubaka reba uruzumu ubamo ukuntu rumeze reba uruyetaje wararyoshye uri umwana wo mu bakire biterwa mwana nazo zombi hari n'igihe bitagaragara bitewe n'ukuntu gahunda ziba zimeze ariko ubwirira ahari wasanga azagira icyo agupangira ntabwo umaze ibyo musaza numvishe ngo utewe no muri zone akaretse papa ko nibwo mimukiye mani n'iminsi 2 mama ninjye nyine mani nibera geto nyine ndakodesha araye ahubwo numvishe inzu zina ahangaha zihenze cyane none se wimukiye inaha uri kumwe n'umuryango cyane wiba njye ndibana ntabwo ndagira famiye nyine amusingo ntabwo ndashaka umugore tu uribana urikodeshereza ukajya gupaka wumve nyine ni hatari wibaze kugira ngo umare imyaka 3 ukodesha geto noneho nabaga ikanombe muri geto ya 75 noneho gusa nageze amahirwe nzi nanga nsanga ni 50-60 gutyo ubwo ni nk'amahirwe nageze ariko niwumve mani kuyabona bari siyasa nukuguruka imihanda neka imitwe nabwo bikanga mani akagira naho njya nkanakubitwa bro bakamfata nk'igisambo mfite degree yanjye ya AI ibyo bibaho A1 bro A1 ibyo bibaho hari umuntu waranasoje kera university rwose akagera hanze agasa nk'utara bitewe n'ibyo wize cyangwa bitewe n'uko amahirwe yagusekeye hari ubwo ari amahirwe atagusekera nk'abandi ugasoma tugahura
ahubwo nikanze n'ubundi hari umuntu wakomanze ku muryango ngiye kureba mbona n'umuturanyi ariko ubundi nasohotse mvuga shiraraje ndebye nahise mbabara wambuze nari nzi ko ari wowe iby'akazi nyine ubwo urumva umuntu aba afite akazi kenshi kugira ngo abone umwanya ntabwo biba byoroshye nawe urabyumva ese kuba utananegera kunegera ariko sheri urabizi ko ndi wowe ariko ni wowe kwegera ni ngombwa cyane ese ko abantu ntabwo nabikora sawa ese ibijyanye n'akazi kawe bigeze sheri urabizi ko nabuze akazi ntabwo ndabona akazi pe ikibazo ni ukukiga gato nta kundi nyine narakabuze narahize oya nta mpamvu yo kwiheba gusa hari umushuti wanjye mfite ukora iriya sonatide ndaza kugerageza ndebe uburyo ki namukubariza ku bijyanye n'akazi turebe yuko hari icyo yagufasha sheri uzabura amakazi cyane rwose yagufasha nawe ugatangira gukora ubwo n'amaguru byose byanjye oya ntabwo ari cyane ariko nubwo akazi oya ntabwo nkabije sheri wese niyizi numva bisa sawa cyane ya ubwo gusa numukumbuye urukundo igenza ndaryama nkanakurota buriya ako sheri uzi ko nakoze najya nibuka noneho nibuka cyagiye twasohokanye ngiye duheruka ndabikumbura bikandenga byari byiza cyane kurushaho umva hari n'igihe ngiye mu maso ndabireba byose ukuntu byagenze ukuntu byatangiye sheri wambaye gutya nziza cyane urakoze gushima n'ubundi ngomba kugushima si byose warakuze cyagiye imana wambaye n'ubu niraza kumusego hari ahantu tuzasubirayo se warahashima sheri ntariho twasubirayo nyamara hakonje cyane nta kibazo kabisa ubwo ngubwo nyine hari utuntu ngiye gusoza nyine mu rugo ubwo tuzongera tukavugana nawe tuzapange na hari ahantu dusubireyo niba wumva ubishaka cyane Wow. Cheers. Nari mbizi kuri aya mubeba atanyanga ubundi aha ifaranga rikubise haroro